nari mvuze imwe muri hari na stade dushaka kubaka nayo izatangira kubakwa umwaka utaha, izaba ifasha cyane guteza impano z'abana imbere. Tugira gahunda y'ivugabutumwa rigifashisha umupira w'amaguru, ubu dukorera muri programu 50 mu gihugu hose, aho dufite abana bageze mu 7,000 buri wa gatandatu baza bakigishwa gukina umupira w'amaguru, bakanishwa n'ijambo ry'Imana. Hari abanyamakuru bamwe na bamwe bafite inshingano mu itorero rya ADPR, bafite ibitangazamakuru bitandukanye, usanga aribo batiza umurindi, ugasanga uwakabaye yubaka urugo rw'iwabo ahubwo ari utiza umurindi abashobora kurusenya. Kandi bamwe muri abo ngabo bafite inshingano, ni ba perezida b'amakorali na abadiakoni, bafite ibitangazamakuru byakabaye biyobora uwo muyoboro abakristo b'itorero rya ADPR kubashyira ku murongo, ariko ugasanga bibakura mu murongo wa gahunda z'itorero rya ADPR bagamije kubona indamu n'indonke, ariko bakiyambura umwambaro w'ubukozi bw'Imana muri iryo torero rya ADPR. Ese abantu nk'abo iyo mubagezeho cyangwa mubayobora mukabona basenya itorero, bahabwa inshingano mu itorero, mubivugaho iki? Tugarutse ku gusengera ku bana b'abahanzi bari munsi y'imyaka 18, hari abana b'abakobwa babiri, Vestina na Dorcas, n'abakristo mu itorero rya ADPR Muhoza, basengeraga muri iryo torero ari abanyeshuri. Nyuma yaho baza kuba abahanzi ku giti cyabo, baza kujya mu maboko y'abantu batari abakristo b'itorero rya ADPR, batangira kwambara bitandukanye, kudefiriza bitandukanye n'itorero rya ADPR, indangagaciro za ADPR. Nyuma yaho umwe muri bo Vestina aza no gushyingirwa. Kwa gushyingirwa bivuga yuko itorero rya ADPR mwamwimye serivisi zo gushyingirwa bitewe nuko umugabo we ari uwo muri Burkina Faso, bamwe bati ni umusilamu, abandi bati ntabwo ari umwizera w'itorero rya ADPR. Ese koko mwabasha kuduha umucyo kuri icyo kibazo? Nicyo cyaba cyaratumye mufata ingamba z'uko umwana uri munsi y'imyaka 18 adakwiriye kuba umuhanzi ku giti kiwe. Ndabashimiye nyakubahwa representa. Mwakomoza ku kindi cyiciro cy'abapasiteri batari bamenyerewe mu itorero rya ADPR, abapasiteri b'abadamu cyangwa se abategarugori. Hari abakoreshaga ijambo ritari ryiza baryishingikirijeho ngo abagore ni inzabya zoroshye, nubwo atari ko Bibiliya ivuga yuko ari inzabya zidahwanije n'abagabo gukomera. Umuntu akibaza ati ni iki cyahindutse? ADPR yategereje iki imyaka 80 hafi 100 kugira ngo none hige yakimika aba bagore? Ikintu kitahinduwe mu myaka iyo yose ishize kigahindurwa na manda y'imyaka 4-5 iyobowe na Pastor Isaie. Kambasuhuze kandi dufatanye no gusenga na abo tugiye kuganira bose. Imana yacu nziza, turagushimiye uyu mwanya duhaye. Turi mu mpera z'umwaka wa 2025, tugushimira ko abanye natwe nk'itorero, nk'igihugu cy'u Rwanda, nk'abanyarwanda, kandi ibyo wakoze ni byinshi, turabigushimiye. Mu gihe dusoza uyu mwaka turakomeza gusengera imiryango, dusengera itorero, dusengera igihugu, kugira ngo dushurire ibyiza bikwiye gukorwa mu mwaka utaha, kugira ngo abantu bose bakomeza kwegeranya no gufata ingamba z'ibizakorwa umwaka utaha, bahishurirwe nawe. N'uyu mwanya tugiye kumara tuganira, abo tugiye kuganira bose tubasabira umugisha kandi ubane natwe kugeza dusoje. Ni mu izina rya Yesu bisabye gakoze, amen. Amen. Iyo abantu batangiye kwezi kwa 12 baba bari kugana mu gusoza umwaka, kandi banatekereza umwaka ugiye gukurikiraho. Mu ntangiriro z'uku kwezi
twifuje kongera kuganira namwe. Mu minsi ishize twagize ikiganiro kuri radiyo y'itorero tugaruka cyane ku bikorwa dufite mu mpera z'umwaka. N'uyu mwanya rero biri mu byo dushaka kugarukaho, ariko nk'abantu bari gusoza umwaka numva nshaka no gushimira cyane abanyetorero n'abafatanyabikorwa b'itorero muri rusange. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka twatangiye dufite ibikorwa bitari bike binajyanye n'insengero nyinshi zari zifunze, abantu bari mu rugendo rwo kuzuza ibisabwa. Ariko igikomeye cyo kwishimira no gushimira Imana nuko umurimo w'Imana, ibikorwa bitandukanye byakozwe muri uyu mwaka kandi tugira ku musaruro ushimishije. Kimwe muri ibyo, buriya itorero kimwe mu byo dukora n'ivugabutumwa ryo kuzana abantu kuri Yesu no kubahindura kuba bigishwa. Muri aya mezi 10 y'uyu mwaka, kuva mu kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 10, twagize abizera bashya bakiriye Kristo baba abigishwa barenga 26. Rero ni umugisha, ni ibyo gushimira Imana no gushimira abanyetorero ko nubwo byari ibihe bidasanzwe, ariko abantu bakomeje gukora ivugabutumwa. Muri abo kandi harimo 624 bavuye mu biyobyabwenge. Hari ivugabutumwa dukora ryo kujya ku mihanda itandukanye cyane mu kureba rwa rubyiruko ruri mu biyobyabwenge, ko tuzi ko imbaraga z'ubutumwa bwiza ni kimwe mu bihindura abantu n'abari mu biyobyabwenge bakabivamo bakabireka. Rero muri abo navuze harimo 624 bari barabaswe n'ibiyobyabwenge, ariko umunsi dushimira Imana ko babivuyemo. Ibyo kandi tukanabijyanisha kuko itorero ryacu rigira icyerekezo cyo guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye. No kuvuga ngo uretse ivugabutumwa ryo kuzana abantu kuri Kristo, binajyana no kwibaza uburyo b'abantu bahinduka mu mibereho yabo, bakiteza imbere, bakagira imibereho myiza. Ariho tugira gahunda zo gufasha abatishoboye kwivana mu bukene, n'ibindi bikorwa bindi byo kwita ku mibereho myiza. Muri uyu mwaka twafashije abantu barenga 27 kubona ubwisungane mu kwivuza. Nacyo nicyo dushimira Imana, ariko tunashimira abanyetorero. Binajyana no kubashyira mu matsinda yo kuzigama no kugurizanya kugira ngo biteze imbere, kuko ubu mu gihugu dufite amatsinda arenga 11,240 birimo abantu barenga 232 bahura buri cyumweru bakagira ibiganiro. Tugira abakristo bahuguriwe kwita kuri ayo matsinda, twita abafashamyumvire, babigisha uburyo basha kwiteza imbere, uburyo bazigama amafaranga, uburyo yabyaza umusaruro. Kuko muri ayo matsinda yose uyu munsi amafaranga bafite bakoresha mu kwiteza imbere arenga miliyari 4 mu gihugu hose. Ayo ni amafaranga abikwa ku makonti atandukanye y'ayo matsinda, kuko kimwe mu byo twitaho ni iki twakora kugira ngo abakristo biteze imbere. Ku cyumweru iyo baje gusenga ni byiza, ariko turibaza ngo iyo basohotse kuwa mbere batashye baba bagiye kuba mu buhe buzima. Rero gutekereza bya bikorwa bituma biteza imbere ni kimwe mu bikorwa by'ingenzi twitaho. Tunashimira abo bose bakira ubwo butumwa, kuko tubigisha kwiteza imbere, ariko tunashingiye ku mahame y'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riduhamagarira gutera imbere. Imana ishyira umuntu mu ngobyi y'Edeni yamushyizemo kugira ngo akore, kandi kugira ngo abeho neza, kugira ngo abeho ubuzima bwiza. Iyo bari muri ayo matsinda kandi binabafasha gusabana, bibafasha muri ya mibanire yabo. Ikindi ni n'ikijyanye no kwibaza baba hehe, kuko uyu mwaka hari imiryango 233 twafashije, bamwe kubasanira amazu, abandi kubakira amazu yo kubamo, kuko ni kimwe mu bikorwa. Iyo twakiriye umuntu mu rusengero dukwiye kwibaza ubusanzwe niyo atashye aba mu buhe buzima. Bikanajyana no
nabo twafashije kubona amatungo abasha kubafasha mu kwiteza imbere. Uyu mwaka hari imiryango irenga 11,000 yahawe amatungo magufi ari inka. Abo twahaye amatungo twakoresheje amafaranga arenga miliyoni 415 mu kubafasha kubona amatungo abafasha mu gutera imbere mu buzima bwabo ndetse no mu mibereho yabo. Ibi bikanajyana n'igikorwa cyo kwigisha abakuze gusoma no kwandika no kubara. Itorero ADPR kimwe mu bintu ryitaho cyane, kuko mu gihugu hose dufite amasantre arenga 1,000 ari gukora. Buri rusengero rwose rwa ADPR ni ishuri ryigisha abantu bakuze gusoma no kwandika. Uretse guterana ku cyumweru, ariko mu mibyizi tugiramo amasaha duhamagara abaturage binyuze ku muganda, gufatanya n'inzego z'ibanze kugira ngo abahari barimo batazi gusoma no kwandika baze bigishwe. Dufite abarimu babihuguriwe babikora. Iyo tubikoze tuba dushaka ko abantu batera imbere. Buriya kumenya gusoma kwandika no kubara ni kimwe mu rufunguzo rw'ibanze ku muntu ushaka kwiteza imbere. Tubona rero nabyo ari kimwe mu bikorwa byiza twishimira, dushimira Imana. Muri imyaka 5 itambutse tumaze guha certificate abarenga 23 twigishije bakamenya gusoma kwandika no kubara. Ibi nabyo nico kwishimira, nico gushimira Imana. Bikanajyana nuko babandi ba rwa rubyiruko bamwe bava mu biyobyabwenge, twatangije gahunda yo gushyiraho amasantre abigisha imyuga y'ubudozi n'ibindi. Ubu dufite santre 27 zirimo abarenga 1,500 bari kwigishwa ibijyanye n'imyuga kugira ngo babashe kwiteza imbere. Narindi kugaruka kuri ibyo bikorwa nka bimwe mu bikorwa n'itorero mu rugendo rwo guhindura abanyetorero mu buryo bwuzuye, kugira ngo hari abantu baba bari mu bihe bari gushaka uburyo insengero zifungurwa zuje ibisabwa, abantu bakagira ngo umurimo urahagaze. Ariko reka tubabwiye ko muri ADPR turi gusoza umwaka hari ibintu byinshi byagezweho. Dushimira Imana, dushimira abanyetorero. Ibi kandi bikanajyana nuko ubu hari gahunda yo gufasha amatorero kubona abayobozi bujuje ibisabwa. Nacyo ni ikindi turi gushimira Imana mu mpera z'umwaka nk'uko twabitangaje. Uretse igikorwa cyo kwishimira ko tumaze imyaka 85, nacyo ni kimwe mu byo tugarukaho, ko uyu mwaka wa 2025 ni umwaka itorero imazeho imyaka 85 ko ryatangiye mu 1940. Mu kumara imyaka 85 rero twifuje ko biba umwanya mu ndembo zacu zose mu matorero abantu basubiza amaso inyuma kugira ngo barebe ngo iyi myaka 85 tuvuye he tugeze he. Ariko tunabihuza nuko ubu twashyizeho icyerekezo cy'itorero cya 2050 cyo kureba ngo kugeza 2050 nihe twifuza kugera. Mu myaka 15 iri imbere twizihiza ko tumaze imyaka 100 nk'itorero. Harimo kwibaza ngo nitumara imyaka 100 ni ibiki tuzaba twishimira twagezeho. Rero muri icyo cyerekezo cya 2050 kirimo intego ngari 3. Imwe ijyanye no gufasha abakristo kwiyongera mu bwinshi no mu bwiza, ariko akaba n'indi yo kubafasha kugira iterambere ryuzuye, ko babaho neza kandi baba ahantu heza. Murabizi turi mu gihugu cyashyizeho icyerekezo kinarimo uburyo abanyarwanda bakwiye imibereho yabo mu myaka 2035 2050. Muri iki cyerekezo cy'itorero harimo kwibaza ngo n'uruherehe rw'itorero mu gufasha abanyetorero, abagenerwa bikorwa, ko wa muturage wa mukristo umwe uza gusengera iwacu ko tumufasha kwiteza imbere, ko tumufasha ko muri 2035 2050 azaba ari umunyarwanda witeje imbere, uba ahantu heza, ubayeho neza we n'umuryango we. Ibyo rero niho hazamo ibikorwa birimo kwita ku rubyiruko, birimo kwita ku bana, kwita ku muryango, kwita kuri ya matsinda yo kuzigama ku buryo abantu bazigama ariko banatekereza ejo heza, ejo hazaza, kwita kuri ya mishinga yo kwiteza imbere. Ubu twatangije gahunda y'ubuhinzi. Dufite abari mu buhinzi bw'umwuga twafashe nk'itorero
tubaha kujya kwigisha abakristo ariko bajya kubigishiriza mu mirima yabo. Ni icyo twita itorero ryo mu murima no mu rwuri, gufasha ba bantu dufite aho dusengera, aho dutuye, aho dukorera, bakora imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi, ko babasha gukoresha bwa butaka bafite bakabubyaza umusaruro, bakabasha korora bijyanye n'umwuga ku buryo babikora byose bagamije kwiteza imbere. Kandi aho turi kubikora, aho twamaze kubitangira, bigenda bitanga umusaruro. Ibyo rero biri muri cya cyerekezo cya 2050, uburyo dufasha abo kugira imibereho myiza. Nk'uko nabivuze, iyo umuntu aje mu rusengero ku cyumweru, aza mu mwanya wo gusenga, wo kuramenya, wo guhimbaza Imana, ariko dukwiye kwibaza ngo itorero rikora iki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Iyo abantu basohotse batashye, baba bagiye kuba mu buhe buzima? Abana bo bigahe? Ese barivuza? Ese bararya? Ese barambara? Ese kuko biba ari ikibazo iyo abantu baje gusenga ariko abana babo bararwaye bwaki, baragwingiye. Ibyo rero dukeneye umupastori, umushumba, umuyobozi utarebera gusa abakristo ko bari mu rusengero, ahubwo unareba ngo iyo bavuye mu rusengero iminsi isigaye babahe mu buhe buzima, kugira ngo bakoreshe za mpano zitandukanye bafite mu itorero. Kuko mu itorero tugiramo impano zitandukanye, tugiramo abantu bafite ubumenyi n'ubushobozi butandukanye. Kubihuriza hamwe bikwiye kuba ari igisubizo cyafasha abanyetorero bose kugera ku iterambere rya mibereho myiza. Muri cya cyerekezo niho twifuza ko urusengero guhinduka umuturanyi mwiza w'aho rutuye. Mbega b'abanyetorero mu nama mpuzabikorwa yabo, pastor uhari, b'abakristo bakwiye gusohoka mu rusengero bakareba, bavuze ngo ufashe metero 500, metero 1000, ukazenguka rwa rusengero rwacu, bakareba ngo ni bande bahatuye, babayeho gute, babayehe mu buhe buzima. Noneho bagaharanira gufatanya n'impano ziri muri mu itorero, kugira ngo babandi baturaniye rwa rusengero kandi bafite imibereho itari myiza, babafashe kubavana muri ya mibereho mibi, babafashe kujya ku rwego rwo kwiteza imbere. Ibyo ni cya gisubizo cy'urusengero buhinduka umuturanyi mwiza w'aho ruri n'aho ruherereye. Rero mu mpera z'umwaka nabwo azaba ari igikorwa cyihariye. Ubu twifuje ko muri buri rurembo dufite gahunda yo kurobanura abapastori. Twaraye batangarije mu bihe bishize, guhera ku itariki 9 tuzahera mu rurembo rwa Huye, tugire gahunda yo gusengera abapastori. Ariko muri uru rurembo hazaba harimo n'igikorwa cyo kwizihiza cyangwa se kwishimira aho abantu bageze mu myaka 85, ariko no kongera kuganira n'abagize urwo rurembo imyaka 25 iri imbere. Ntitwifuza kujya, ntitwifuza kugera, ntitwifuza nibiki twifuza gukora, nize mpinduka twifuza. Rero nshimire mu ndembo zose bari kubyitegura. Ku itariki 9 azaba ari mu rurembo rwa Huye, dukomeze mu rurembo rwa Nyabisindu. Ku itariki 10 tuzaba turi hariya mu Ruhango, niho tuzakorera icyo gikorwa. Dukomeze mu rurembo rwa Gicumbi, hariya mu Igicumbi. Dukomeze mu rurembo rwa Ngoma Nyamugari. Dukomeze mu rurembo rwa Nyagatare. Nyuma tuze mu rurembo rwa Kigali kuri 15. Dukomeze mu rurembo rwa Muhoza kuri 16. Dukomeze mu rurembo rwa Rubavu kuri 17. Tugiye mu rurembo rwa Gihundwe kuri 18. Aho tuzajya muri ururembo hose hazaba harimo igikorwa cyo kwizihiza imyaka 85 itorero imaze. Harimo igikorwa cyo kureba imyaka 25 iri imbere, nihe twifuza kugana, nizihe mpinduka twifuza kugeraho. Kandi harimo no gusengera abapastori. Gusengera abapastori uyu mwaka ni icyiciro cya mbere, kuko twifuza gusengera n'ibindi byiciro bindi by'abapastori umwaka utaha. Abo tugiye gusengera mu kwezi kwa 12 nicyo cyiciro cya mbere, ariko ni gahunda izakomeza n'umwaka utaha. Abo tuzasengera ubu ni hafi 1/3 cy'abo dukeneye gusengera kugeza mu mpera z'umwaka utaha. Tukazasoreza rero ku itariki 20 hano i Kigali, hano kuri Dove Hotel
muri rwa rugendo rwo kuzenguruka indembo zose dusengera pastori, twishimira ibikorwa byagezweho, tureba ntihe tugana mu myaka 25 iri imbere. Twifuje ko mu kubisoza tuzabisoreza hano kuri Dove Hotel, tugira n'ibindi bikorwa dutaha ku rwego rw'igihugu, ariko n'ibindi dutangiza twifuza bizitabwaho cyane mu myaka iri imbere. Muri make narindi kubashimira, mbabwira ko nk'itora ADPR turi gusoza uyu mwaka dushimira Imana ibyo yakoze mu gihugu cy'u Rwanda, ibyo yakoze mu itorero, ibyo yakoze mu miryango yacu, kandi tunababwira ko dufite icyizere cy'ibindi byinshi byiza Imana igiye gukora mu gihe kiri imbere. Ndumva nakongera nkabaha ikaze mwese kandi nkabashimira. Murakoze cyane, Yesu aho umugisha. cyane naringize ngo niba mubitwemere noneho abanyamakuru ufite igitekerezo, inyunganizi se cyangwa n'ikibazo abibaze ku nshuro ya mbere. Twaba dufashe 5 ba mbere. Yego, yabanje Raymond, kurikira Pastor Claude na Bob na Sevenson, hanyuma na Ikuzo. Ka tubanzirize kwa Raymond. Murakoze, nkuko tavuze nitwa Raymond Tuyishimire, ndikira Musake ndetse n'imakuru umunota. Nari mfite ibibazo bibiri. Icya mbere ni ikigaruka nkuko mubitubwiye, hari ibyo itorero rimaze kugeraho, ari ugufasha abakristo guhindura ubuzima mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ufatika. Hari imishinga itorero ryakoze, arimo n'uyu duhagazemo wa Dove wafashije abakristo. Ese itorero rirateganya imishinga yihe migari mu myaka 25 iri imbere? Muze kubitubwiraho nimba hari uburyo itorero ryateguye mu rwego rwo kwizihiza imyaka 85. Se hari uburyo cyangwa se hari ibyo itorero rivuga ryagezeho, cyangwa nibyo mugarutseho mutubwiye nibyo muri iyo myaka 85 ishize mutubwiye? Hanyuma ikindi nifuza nuko mwaza kugaruka, hari amabwiriza atarakiriwe mu buryo cyangwa yakiriwe mu buryo butandukanye itorero ryaheruka gusohora, arimo nuko abana batarengeje imyaka 17 batemerewe gukora umurimo, ndetse n'abantu bahamijwe ibyaha bya jenoside batemerewe. Mwaza kutubwira kuri ayo mabwiriza kuko abantu bajakiriye mu buryo butandukanye. Murakoze. Murakoze. Nanjye mfite ikibazo kimwe n'abatari bibiri. Ku itariki 25 z'ukwa 9 2021, iyo tariki numva muyibuka, nibwo umwaka umwe w'inzibacyuho wari urangiye mutorerwa kuyobora ADPR Church nk'umushumba mukuru. Ni imyaka imaze kuba 5, harabura umwaka utanu bwo muzasoza manda yanyu. Ni manda yaranzwe n'impinduka nyinshi, ku buryo abanyetorero hari abagiye babyakira, hari abatabyakira cyangwa se batarabyumvise neza. Murabizi uburyo mwagiye muhangana nabyo. Umuntu akibaza ati muri za mpinduka zose mwagiye mukora cyangwa se mugenda mukora, wenda kugira ngo hagire n'ibyo mushyira ku murongo, mubona mugeze nko kuri kangahe ku ijana, kugira ngo wenda za mpinduka wifuzaga ujyaho cyangwa se komite yanyu mujyaho mube muzigeze ku musozo, cyane ko manda yanyu igiye kurangira, cyangwa twitege ko impinduka noneho aribwo zitangiye kuko mwinjiye mu mwaka wanyu wa nyuma. Ikindi cya kabiri, mugenzi wanjye yabaye nko bikomozaho, mwavuze ku kintu cyo gusengera abapasiteri, ariko ntimwakomoza ku kindi cyiciro cy'abapasiteri batari bamenyerewe mu itorero rya ADPR, abapasiteri b'abadamu cyangwa se abategarugori. Hari abakoreshaga ijambo ritari ryiza baryishingikirijeho ngo abagore ni inzabya zoroshye, nubwo atari ko Bibiliya ivuga yuko ari inzabya zidahwanije n'abagabo gukomera. Umuntu akibaza ati ni iki cyahindutse? ADPR yategereje iki imyaka 80 hafi 100 kugira ngo none hijye yakimika aba bagore? Ikintu kitahinduwe mu myaka iyo yose ishize kigahindurwa
na manda y'imyaka 4-5 iyobowe na Pastor Isaie. Murakoze. Murakoze. Pastor Claude kubw'Ikaze TV Rwanda. Nyakubahwa muvugizi w'itorero rya ADPR, imbere ya byose nsaba amashyi tubashimire kubyo mumaze kugeraho mu itorero rya ADPR. Murakoze. Twagiye tubona byinshi, impinduka zitandukanye mu itorero rya ADPR, tutari twarigeze tubona ibyo bamwe bavuga ngo ni udushya. Mwagiye muhanga udushya, turatubona mu myubakire, mu iterambere, mu burezi, mu buvuzi. Giye utanga urugero nturanye n'ibitaro bya Nyamata, hospital ya ADPR Nyamata. Mere yaho ngaho usanga inyubako ya ADPR Nyamata, ibitaro bya Nyamata birashaje. Abarwayi iyo barwaye cyane cyane ugeze aho bita muri mu ndwara zikomeye, usanga ibirahure byaracomotsemo rwose, byaramanyaguritse, byavuyemo. Hanyuma ukibaza itorero rya ADPR, ubufatanye bwa leta, akarere ka Bugesera ndetse n'itorero ADPR, ni iki mukora kugira ngo abarwayi baba baje gushaka ubuzima mu itorero rya munuze mu ivuriro rya ADPR Nyamata iyo mbeho ibageraho, amadirishya ibirahure byarashwanyutse bitakirimo, usanga abarwayi bashyiramo udutenge twabo bazanye, udushuka, ibintu nk'ibyo. Ukibaza itorero rya ADPR nako ivuriro rya ADPR ndetse n'ubufatanye bwa leta, kwiyubona kuri fagitire usangaho logo ya leta ndetse n'iya ADPR. Ugasanga rero dufite slogan ivuga ngo isuku ni isoko y'ubuzima, kandi nibyo ni ukuri koko, ariko wajya kureba ugasanga ntabwo bijyanye. Ibitaro bya Nyamata ntabwo bijyanye n'icyerekezo tugezemo uyu munsi, aho abarwayi usanga bashyira ibitenge mu madirishya, nta birahure birimo. Ubwo hari n'ibindi muzabisuzuma mu gihe muzaba mugezeyo. Icya kabiri, hari abanyamakuru bamwe na bamwe bafite inshingano mu itorero rya ADPR, bafite ibitangazamakuru bitandukanye, usanga aribo batiza umurindi. Ugasanga uwakabaye yubaka urugo rw'iwabo ahubwo ari utiza umurindi abashobora kurusenya. Kandi bamwe muri abo ngabo bafite inshingano, ni ba perezida w'amakorali, ni abadiyakoni, bafite ibitangazamakuru, byakabaye biyobora uwo muyoboro abakristo b'itorero rya ADPR kubashyira ku murongo, ariko ugasanga bibakura mu murongo wa gahunda z'itorero rya ADPR, bagamije kubona indamu n'indonke, ariko bakiyambura umwambaro w'ubukozi bw'Imana muri iryo torero rya ADPR. Ese abantu nk'abo iyo mubagezeho cyangwa mubayobora mukabona basenya itorero, bahabwa inshingano mu itorero, mubivugaho iki? Tugarutse ku gusengera ku bana b'abahanzi bari munsi y'imyaka 18, hari abana b'abakobwa babiri, Vestina na Dorcas, ni abakristo mu itorero rya ADPR Muhoza, basengeraga muri iryo torero ari abanyeshuri. Nyuma yaho baza kuba abahanzi ku giti cyabo, baza kujya mu maboko y'abantu batari abakristo b'itorero rya ADPR, batangira kwambara bitandukanye, kudefiriza bitandukanye n'itorero rya ADPR, indangagaciro za ADPR. Nyuma yaho umwe muri bo Vestina aza no gushyingirwa. Kwa gushyingirwa bivuga yuko itorero rya ADPR mwamwimye serivisi zo gushyingirwa bitewe n'uko umugabo we ari uwo muri Burkina Faso. Bamwe bati ni umusilamu, abandi bati ntabwo ari umwizera w'itorero rya ADPR. Ese koko mwabasha kuduha umucyo kuri icyo kibazo? Nicyo cyaba cyaratumye mufata ingamba z'uko umwana uri munsi y'imyaka 18 adakwiriye kuba umuhanzi ku giti kiwe. Ndabashimiye nyakubahwa representa. Murakoze. Nitwa Ikuzo Emi, umunyamakuru w'Ihumure TV. Hanyuma nyakubahwa mushumba, mfite ibibazo bigera muri 3 cyangwa se 4, byose ndibuze kubibariza rimwe ko sinza kugaruka kuri mikoro. Twagira umugisha wo gusanga uyu munsi uri umuyobozi w'itorero rya ADPR, mufite inshingano zitoroshye. Twamenye neza ko iyo manda imwe ihindutse indi manda iyisimbuye yirengera ibibazo isanze
mu gihugu cyangwa se wenda kuri ubwo buyobozi bw'ikigo runaka. Hanyuma rero amakuru dufite ni uko abakristo benshi ba ADEPR, nanjye ndimo, ndibuka ko nagurishije ihene yanjye dutanga amafaranga batubwira ko tuzungukirwa muri ikigega bita siko. Amakuru yose yatanzwe ari abakristo bari kunyumva cyangwa se wenda nabo twicaranye hano nanjye ndimo by'umwihariko, ayo mafaranga ntabwo tuzi irengero ryayo. Ibisubizo duhabwa ni bitubwira ko ngo hakozwe amaliste, ariko ayo maliste dukeneye kuyasomerwa tukagira ngo turebe niba natwe amazina yacu ariho, tutazaza kumva ko hari amazina yanditswe twe tukibura, hanyuma ntitubashe guhabwa amafaranga twatanze, kuko nzi neza ko hari n'abaguzemo imigabane irenze umwe. Hanyuma ikindi twamenye neza ko manda mwaje musimbura nyinshi zagiye zitanga uburenganzira ku bashumba bamwe na bamwe bakishyura amafaranga kugira ngo babone imyanya. Hanyuma uyu munsi turi mu mpinduka itoroshye yo gusengera abashumba bashya ndetse harimo n'abadamu. Bikaba birimo biravugwa mu makuru yo ku muhanda y'abamotari n'andi tudahagazeho dushaka guhagararaho, avuga ko benshi batangiye gufata udufaranga kugira ngo bazashirwe mu nshingano z'ubushumba. Ntabwo tuzi impungenge muri buze kumara abantu zivuga ko nta bazahabwa inshingano batarishyuye, mu gihe mutazabasha kugera mu ndembo zose ngo mugere kuri mu mudugudu wose mubaze muti uyu mukristu cyangwa se uyu muntu tugiye gusengera ku bushumba arabikwiriye. Noneho abakristu bazamura ikiganza, ariko bazaba bari inyuma dufite impungenge ko bazaba barya iminwa bavuga bati yarishyuye kugira ngo asengerwe. Hanyuma ikindi kibazo kirabaza ngo abana bakiri bato barimo barahagarikwa mu nshingano, cyangwa birimo biravugwa ko batazongera guhabwa inshingano zo kuririmba cyangwa se wenda no guhanura kubera ko bakiri bato. Hanyuma abantu bakibaza batese wenda mu by'ukuri wasanga umuhamagaro w'Imana utagikora mu itorero, hanyuma noneho bakavuga bati agiye kujya hakora abantu bahamagawe kubera ko bamaze kuba bahabwa impamyabumenyi z'uko bize. Ikindi kibazo kirabaza ngo insengero nyinshi zo muri ADEPR bimaze kugaragara ko zitazongera gufungura cyangwa se aho hantu hashobora kugurishwa. Wenda abantu benshi bakibaza ngo UPI nimwe muzayitanga ni itorero, ayo mafaranga wenda ngira ngo bazabaza icyo azajya kumara, ntago mbizi. Hanyuma impinduka zidasanzwe zo zagaragaye muri ADEPR, benshi baribaza ngo ni nziza, abandi ntibabyemere, benshi bakabihakana. Hanyuma tukavuga ngo nkamwe abazanye impinduka itari nto nini igaragara, ese ihungabana rya bamwe mu bantu ntago nakoresha ngo zahitanye, ariko narivuga rincitse nkavuga ngo abantu benshi izo mpinduka zahindukiranye, guhandoringa icyo kibazo no kubahumuriza byo byagenze bite. Hanyuma rero ngira ngo wenda n'ibyo bibazo nari mfite, ariko ikibazo cya nyuma ndahita nsoza kirabaza ngo mu mpinduka harimo nyinshi zitandukanye. Mwavuze ku iterambere ry'itorero, ariko twarebye dusanga niba gahunda iri hari ugufasha abanyetorero, tukibaza ngo niba se bakomeje kubyara indahekana, ikintu kijyanye no gutekereza ko twashiramo ya gahunda yo kuvuga ngo kuboneza urubyaro mu idini byo ntibizateza induru. Hanyuma wenda n'abantu benshi bagiye bakora amadivorce, tukibaza ko ngo uyu munsi bahezwa mu nshingano batagomba guhabwa inshingano, ariko ngo mwicaranye mukaganira ushobora kumenya ikibazo cyatumye akora iyo divorce. Murakoze cyane. Murakoze. Reka noneho tujye tugira ibibazo bigufi bijyane n'umwanya. Nitwa Daniel Sevenson. Ngiye ikintu cya mbere ngiye guheraho ndashima nkurikije ukuntu nakuriye mu itorero, nkakorera mu itorero ndi umwana w'umushumba, nkahura n'ibintu bitandukanye byinshi. Abayobozi benshi bayoboye ADEPR ku nzego zitandukanye kugeza uyu munsi nagiye nzikurikirana, ariko kugera ubwo hari igihe nabaye umwe mu mpirimbanyi ziharanira ko hari ibintu bihinduka mu rwego rwo kugira ngo umuryango mugari wa ADEPR ubashe kugira bimwe binoze. Rero nge ndashima icya mbere cyo ubuyobozi uyu munsi mu mpinduka nyinshi maze kubona cyangwa se numvishe cyangwa se zimaze kugerwaho, hari byiza byinshi byakoze ntananirwa gushimira, kuko nge n'ingoma mwasimbuye yaramfunze kubera ko
kutemera bimwe nabyo banshyiraho dosiye ikomeye ndabifungirwa. Rero ndashima ko uyu munsi hari ibintu byagiye biba byiza bigacayuka, akaba nubwo abantu batabyumva kimwe impandiko niko zigenda, ariko ngenda banza gushimira murakoze. Ikintu cya kabiri mbaza mushumba, mu mpinduka mufite biragoye ko abantu bazakira rimwe, bazakira kimwe. Hari n'abazarinda bava muri ADPR cyangwa mu mubiri batazakiriye, ariko ni iyihe strategy yo kugira ngo mu mpinduka zigikomeza abantu bazarushaho kuzakira na n'umutima udahungabanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyukirikije n'imyumvire y'abantu batandukanye. Hari umuntu wumva ibintu uyu munsi akabyumva vuba, hari n'ubyumva atinze. Cyane cyane ko nkamwe muri hejuru mushobora gukora ibintu nk'ibi mukabitekereza mukabiha bari hasi, kuko ntabwo ari we uzakora ibintu byose, ariko hasi hakabaho umuntu bitwara nabi mu bayobozi bakorera hasi. Ese nk'abantu bazabihutariramo ko bishoboka, hari abantu bashobora kwakira izo mpinduka ariko bakazihutarizwamo. Aba bantu bazazihutarizwamo bitewe n'imyumvire nano y'abayobozi, aba bantu bazarenganurwa gute, bizagenda gute? Ikindi nagira ngo baze, ndashaka kubaza ku kintu kiranze itorero cy'abantu bagenda bakora divorce batandukana. Ni ikintu kiri kugenda kiba Kigali mu bashumba, mu bakristo, cyo mu bandi bantu, ariko nkabona uru rwego wenda rukenewe gutekererezwaho cyangwa ko rwagarukwaho. Aba bantu nubwo bakoze divorce, hari ukuntu mu itorero bahita babita ko ari abapagani batazajya mu ijuru, ko barimbutse. Abantu bagatangira guhura n'ihungabana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi sinibwira ko gutandukana ari ijuru. Iki kintu aba bantu bagomba kugenererwa ihumure bahabwa. Kandi nkagaruka kuri abo mu gisi imiryango yatandukanye iri aha hantu, ko mwicaza ibyicaro bimwe by'abapfakazi, ibyicaro bimwe by'imfubyi, mukabaganiriza mukabitaho. Aba bantu bagize ibyago nk'abadivorce bo bateganyirizwe kugira ngo baganirizwe. Ikindi, ese aba bana bavuka kuri no miryango yakoze divorce bo bararengana, bari innocent, ntago bibareba. Ese bo mubateganyiriza kugira ngo mugire igihe nkuko muganirira n'imiryango y'ababyeyi bose mugakora ama celebration atandukanye. Aba bana bo bavuka mu bikomere by'abadivorce, ese bo nta kintu mubateganizwe ngo mubahe umwanya wa mubaganirize, mubereke ibirimo kugira ngo nabyo bakomeze? Nsoza icyanyuma nashakaga kubaza icyanyuma, mu ngoma zose zaranze ADPR zabaga zifite inama, ariko tugakorana nabo inama itararangira, imyanzuro tukayimenya inama itararangira, tukadusanga aho turi byose. Ariko uyu munsi biragoye kugira ngo tuzamenye ko inama yabaye, tuzamenye ko imyanzuro yabaye. Ese nyakubahwa umushumba, iki kintu cyaba ari strategy byagenze gute kugira ngo iki kintu noneho ADPR ibikora ibintu noneho ukabona biri secret? Murakoze. Murakoze cyane. Munyemerere mushumba abanza asubize kuri ibi ngibi, mwanya n'ubugere turaza no gufata indi round. Murakoze cyane. Murakoze cyane, mbashimire ku bibazo byiza mwabajije, ariko byinshi mwamuzi n'ibisubizo byabyo. Mbivugeho muri make kuko abenshi tubanye igihe mu itorero, kandi itorero n'umuryango. Nubwo nyine mwicaye nk'abanyamakuru, nanjye nicaye nk'umushumba mukuru kugira ngo mbaze mbasubize, ariko ibyinshi mwanabisubiza. Raymond yagarutse ku mishinga iteganywa, hari ibyo twagiye tuvuga kandi tuzakomeza no kubigarukaho. Buriya umushinga wa mbere ni ibikorwa byo guteza imbere abakristo mu buryo bwuzuye. Bega ni ukubaka itorero kurenza ADPR gusa nka institution, ahubwo itorero ryita ku miryango, ryita ku buzima bw'abanyetorero. Iyo mishinga itandukanye ifasha abakristo ubwabo kugira ibikorwa bibateza imbere, icyo ni kimwe. Ariko hakaba n'ibindi bikorwa by'iterambere. Nagaruka ku cyo Claude yavuze, kuko ubu turateganya kwagura ibitaro bya Nyamata. Ni kimwe ni ibitaro ubu byashyizwe ku rwego rw'ibitaro bya kaminuza, byakira abantu benshi. Biriya bibazo yabonye bimwe biterwa n'uko byakira abantu benshi cyane bitewe n'aho biherereye, ko byakira abantu bo mu karere ka Bugesera n'ikindi gice kimwe cyo muri Kicukiro, ndetse n'ikindi gice kindi cyo muri Kirehe. Rero byakira abantu benshi cyane ku buryo
hari gahunda yo kubyagura tukubaka ikindi gice kindi cyane binajyanye n'uburyo umujyi wa Nyamata uri gutera imbere, binajyanye n'abantu benshi bagiye kujya bagana u Rwanda baciye muri kiriya gice, bijyanye n'ahari kubakwa ikibuga cy'indege. Ariko harimo n'ibyatangiye gukorwa, nk'ubu hari inzu nshya ya maternité na neonatology iri kubakwa, ubu bigeze ku kigero cya 76%. Biteganijwe ko mu mpera z'umwaka izaba irangira, ku buryo umwaka utaha izatangira gukoreshwa. Rero ugiye wasanga hari amazu yandi mashya yo kubakwa. Mbega gahunda yo kubivugurura, yo kubyagura yaratangiye, ariko na kimwe mu mushinga uteganywa mu gihe kiri imbere. Ikindi hari umushinga ubu umaze imyaka mike waratangiye wo kugira ikigo cy'ubwishingizi mu kwivuza. Ubu hari n'imiryango myinshi wivuzwa n'uwo mushinga witwa UBF. Ngira mwinjira hano hari aho mwabonye handitse UBF, kiriya ni ikigo cy'ubwishingizi bw'ubuzima. Twifuza nuko cyaguka noneho kikaba cyatanga n'ubwishingizi bw'ibindi birenze ubuzima, bw'inyubako, bigafasha n'andi matora atandukanye atari ADPR. Hari umushinga wo kugira ibigo by'icyitegererezo by'amashuri. Dufite ibigo 316, ariko dufite gahunda y'ibigo by'icyitegererezo bizaba biri muri Burembo, bikanajyana n'umushinga wo kugira kaminuza y'itorero. Rero navugaga imwe mu mishinga iteganijwe muri imyaka 25 iri imbere. Ngira ngo ntabwo nayivuga yose, nari mvuze imwe muri. Hari na stade dushaka kubaka, nayo izatangira kubakwa umwaka utaha, izaba ifasha cyane guteza impano z'abana imbere. Tugira gahunda y'ivugabutumwa ryifashisha umupira w'amaguru. Ubu dukorera muri porogaramu 50 mu gihugu hose, aho dufite abana bageze mu 7,000 buri wa gatandatu baza bakigishwa gukina umupira w'amaguru, bakanigishwa n'ijambo ry'Imana. Rero hari na gahunda yo kubaka stade igamije guteza imbere impano z'abana, nayo ni kimwe mu gikorwa duteganya gutangira umwaka utaha. Ibyo bizubakwa hano muri Kigali. Ibyo bikaba binajyanye no gufasha muri rwa rubyiruko n'ababana mu bikorwa byo kwidagadura, ariko banigishwa ijambo ry'Imana. Yagarutse ku mabwiriza ajyanye n'abaririmbyi. Tugira minisiteri 10 mu itorero zigamije gufasha buri munyetorero wese kubona ahantu abasha gukurira mu buryo bwuzuye. Tugira minisiteri ishinzwe abana, tukagira ishinzwe urubyiruko, tukagira ishinzwe abagabo, tukagira ishinzwe abagore, ishinzwe umuryango, tukagira minisiteri ishinzwe abakristo bakuze mu myaka kuva ku myaka 60 kuzamura, tukagira minisiteri ishinzwe abadiyakoni, tukagira ishinzwe ab'ingenzi intercessors, abanyamasengesho, tukagira ishinzwe abaririmbyi, abaramyi bose, ndetse n'ishinzwe abapastori n'abavugabutumwa. Buri minisiteri rero igira amabwiriza ashyiraho imirongo bakora gute, bigenda ni gute bakora wa murimo wabo, kandi buri minisiteri ikagira n'abayobozi bayishinzwe. Abaririmbyi nabo ni kimwe mu cyiciro gikorera mu itorero, gisanzwe kigira amabwiriza. Urumva niba ari icyiciro tugira korali zirenga 7,000 mu gihugu, birumvikana imikorere yazo ntabwo ari ikintu kiba kiraho mu kajagari, ahubwo aba ari umurongo bakoreraho. Aya mabwiriza mashya agaruka cyane ku buryo bwo guteza imbere uwo murimo w'uburirimbyi, guteza imbere umurimo w'uburirimbyi no gushyiraho imikoranire ibafasha nk'abaririmbyi, indabafasha uburyo bakorana n'abayobozi, kuko ikigamijwe ntabwo korali ari inyungu bwite z'abantu, ahubwo ni umurimo w'Imana, ni umurimo w'itorero bafasha mu ivugabutumwa. Kandi tunashimira umurimo ukorwa n'abaririmbyi, kuko ya mibare navuze y'abantu bakizwa, y'abantu bihana, harimo uruhare runini rw'ibiterane, ibitaramo, ingendo zikorwa n'abaririmbyi, kuko ni kimwe mu murimo dushima Imana nk'itorero. Mu mpano Imana yaduhaye umurimo w'ivugabutumwa biciye mu ndirimbo.
bikaba natwe ari umurimo dushyigikiye. Aya mabwiriza icyo agamije ni ukubaka abaririmbyi, ni ukubateza imbere. Mu myaka yanjye myinshi nayikoze nkora n'umurimo w'uburirimbyi, nayoboye amakorari ndetse n'abandi dufatanije. Niyo mpamvu kimwe mu buryo dufite ku mutima ni uburyo ki umurimo w'uburirimbyi urushaho gutezwa imbere. Muri aya mabwiriza mwabonye ko agaruka ku baririmbyi nk'amakorari, akagaruka ku baririmbyi bari mu matsinda yo kuramya no guhimbaza Imana, akanagaruka ku baririmbyi nk'ababikora ku giti, umuntu abikora ari umwe wenyine. Ngarutse ku makorari, urebye ikintu cyavuguruwemo muri aya mabwiriza yasohotse vuba ni gushyira imbaraga zituma habaho korari z'abana na korari z'urubyiruko na korari z'abantu bakuru. Aho twabonye icyuho, aho wasangaga ujya ku itorero ugasanga korari z'abantu bakuru zagiye zifata abana b'imyaka 8, 10 bitewe n'uko afite ijwi ryiza bakamujyana muri korari y'abantu bakuru, ariko bifite uburyo bidindiza imikurire ya wa mwana, kuko iyo umwana atari mu cyiciro cy'imyaka ye abasha kwiga indirimbo ziri ku rwego rwe. Hari igihe ufata umwana w'imyaka 7 ukumva indirimbo bamwigishije ntabasha no kuyumva nubwo ari kuririmba gusa. Rero ikigamijwe hano ni uguteza imbere za mpano z'abana mu miririmbire, mu micurangire. Hakabaho n'icyiciro cy'urubyiruko. Urubyiruko hano twavuze cyane kugeza ku myaka 17, abenshi bagifite byinshi bahuriyeho, bari muri segonderi. Uburyo nabo bafashwa muri ya myaka yabo, muri za mpano zabo, muri ya minisiteri y'urubyiruko, bakarerwa. Bafite impano zo kuririmba, kuko impano si ukuririmba gusa, bafite impano zo kuririmba, hari abafite izo guhanga ibindi bikorwa bitandukanye, izo gucuranga. Ubu muri 2026 twashyizeho n'ingengo y'imari yo kwita kuri izo mpano z'umwihariko. Hari abafite impano zo gutunganya amajwi, ibyo twita sound, mbega kubitunganya, uburyo ki bitabwaho za mpano zikarerwa. Noneho hakajyaho n'ikindi cy'abantu noneho bumva bafite umuhamagaro ko yaba umuvugabutumwa mu ndirimbo kandi akajya bikora nk'umuntu ku giti cye, bitari ko ari korari yose, bitari ko ari itsinda ry'abantu 20 ryo kuramya no guhimbaza Imana. Aha niho nabwo twifuza ko uriya muntu akwiye kuba ari umuntu uzwi. Muzi impamvu buriya umuntu wese wagiye mu ruhame kuvuga ibintu mu buryo bw'ivugabutumwa, iyo yabikoze nabi haje mu bibazo, bibazwa itorero. Kereka iyo afite undi muryango nawe yashinze wabyo wanditse mu buryo bwemewe n'amategeko, ku buryo ibyo azakora bizamubazwa kuko nafite amategeko akurikirana ibyo akora. Niba rero umuntu ari umuririmbyi kandi akaba abikora mu izina ry'itorero, akwiye kuba hari urwego rw'itorero rumukurikirana, rumenya ibyajyamo. Bikanajyana noneho, urumva hari imyaka uyu muntu turi kumurera, turi gutoza impano ye, ni umwana afite imyaka 14, 15, ariko tunashyiraho imyaka noneho twamuha n'uburenganzira ko aba umuvugabutumwa ubasha kugenda ku giti cye akajya gukoresha ibiterane. Buriya ni byiza kwibaza ngo ese ndabizi muri abanyamakuru mufite ibitangazamakuru, hari abana bamwe bazi kuvuga amakuru neza, se bwa mugabakoresha mu bitangazamakuru, ariko impano zabo z'ibitangazamakuru turazirera. Iyo turi muri za gahunda z'abana muzasanga abafite impano zo kuba ba MC, tubaha umwanya bakabikora, tukabakosora. Ariko icyo gihe ntabwo tuvuga ngo uyu nguyu ni MC w'umwuga, ntabwo tubitangaza, nubwo twamubonyemo impano tukayirera. Rero na runo rubyiruko muri ya myaka mito tuzakomeza turera impano zabo, banakoreshwe mu itorero, mu ivugabutumwa, ariko kumuha rya zina ngo abaye umuvugabutumwa w'umuririmbyi ubasha kubikora ari wenyine ku giti cye, ku buryo tumuhereza rekomandasiyo ngo jya mu giterane bunyanaka, jya mu itorero runaka ugende, kuko agiye gufata inshingano isaba n'ubundi bukure mu myaka unashingiye ku mategeko. Niyo mpamvu twashyizemo ko ahari imyaka akwiye kugira ngo abone guhabwa bwa burenganzira bw'uko abikora ku giti cye. Ibi rero bijyanye no kubaka abaririmbyi, kubateza imbere, kubafasha, kubashyigikira. Ntabwo bijyanye no kuvuga ngo umuntu utaragira imyaka 17 ntabwo yemerewe kuvuga ubutumwa. Arabyemerewe, ariko muri wa murongo washyizweho n'itorero. Kwemererwa noneho ko abasha guhabwa uburenganzira bwo kujya mu biterane wenyine, kujya kuba uyu munsi twavuga ngo tumwohereje muri indi torero bunyanaka nk'umuvugabutumwa. Birumvikana umuntu wese utekereza gufata inshingano
hari bikwiye kuba bijyana n'imyaka umuntu afite. Iyo myaka 18 kandi ni nayo turobanura abavuga butumwa. Bega uyu muntu hano mvuga nuzajya abisaba cyangwa se arobanurwa, tumusengere mu itorero, tumusengere niturangiza tube tuzi ngo mu bavuga butumwa dufite uyu arimo. Ibiranajyana n'abavuga butumwa bavuga ijambo ry'Imana, nabo hari imyaka agira ku buryo tubasha kumwemera ngo uyu tumurobanuriye kuba umuvuga butumwa. Impano itangira kurerwa mbere kuko twese twatangiye kuvuga ubutumwa dufite imyaka 12 no hasi yayo 14 15 yo kugira ngo nturobanurwe bavuge ngo uyu turamwemeje nk'umuvuga butumwa, tuziya tumuhare komandasiyo aho yajya hirya no hino tuvuga ngo uyu n'umuvuga butumwa bikwiye kwa bijyana na ya myaka y'ubukure kandi agakomeza no gukurikiranwa muri cya cyiciro cye. Rero ngira ngo mvuze kuri icyo ntabwo ari ukubabuza kubikora, ahubwo no kubafasha kubikora neza. Kandi nkuko nabigarutseho, urumva ko dufite amakorari y'abana, dufite amakorari y'urubyiruko rutengeje imyaka 17, dufite amatsinda yo kuramya no guhimbaza Imana, ariko tukanagira n'uburyo umuntu aba umuvuga butumwa mu ndirimbo ku giti cye. Ikindi twifuza, ubusanzwe basanga abantu bameze nk'abakora birwariza. Muri amabwiriza tuyakora ko twagize n'umwanya wo guhamagara abari mu makorari, duhamagara abaririmbyi ku giti cyabo, baraza nabo bagira umwanya wo kuyumva tuyaganiraho. Ibitekerezo byarimo rero byagizwe n'umwanya abaririmbyi bitanga ibitekerezo, ndetse n'abaririmbyi barimba ku giti cyabo batanga ibitekerezo. Kimwe mu murongo uhari ni uwo kubafasha uburyo babikora, uburyo tubakira ubushobozi kurenza uko umuntu abikora nk'uri kwirwariza. Kucyo wabajije cyaba abahamwe n'ibyaha bya jenoside, buriya usibye no kumuririmbyi no mu byiciro by'ubuyobozi, ni imirimo ya ritari yo kujya ku ruhimbi. Abantu rero bakoze ibyaha bya jenoside n'ibindi byaha bidasaza, hari igihe ujya kumva umuntu yakoze icyaha cy'ubwicanyi cyangwa se yakoze icyaha cya viole, arihana agakizwa. Ariko nabyiza buriya no mu isezerano rya kera hari ibyaha umuntu yakoraga bikamuteza inenge yo kuba umurimo wo kurimba atakora. Rero ibi nabyo ni byiza ko abantu bumva ko hari ibyaha umuntu akora akabyihana, akabarirwa, akaba umukristo mwiza, ariko akaba hari imirimo y'aritari aba atakemerewe gukora. Ni ibi nabyo biri muri uwo murongo, kandi ni byiza ko dukwiye kumva wa muntu ujya ku ruhimbi akwiye kuba ari n'umuntu ufite n'icyo twita autorité morale. Autorité morale ni uko hari ibyaha umuntu akora bikamusigira umugayo, nubwo yihanika umukristo mwiza bikamusigira umugayo ku buryo abatakiri umuntu ukemerewe kujya ku ruhimbi ngo abe ujya kuba uyobora abandi cyangwa utanga urugero ku bandi, nabo bakwiye gukomeza gufashwa muri rwa rugendo. Mucyo Bob yabajije, yavuze ko imyaka 5 yabaye imyaka y'impinduka. Bazise tugeza nko kuri kangahe? Twizere ko ziri kurangira cyangwa se zigiye gutangira. Buriya impamvu z'impinduka nuko turi mu isi igenda. Buriya Yesu yaduhaye umurimo tuzakora, ariko ntiyatuba uburyo tuzawukora. Muri Mateyo 28 Yesu agaruka aduha umurimo, mugende muhindura abantu wabigishwa banjye, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye. Ariko ntiyavuze uburyo tuzabikora. Impamvu atabivuze nuko uburyo tubikoramo bijyana n'ahantu n'igihe n'uburyo nk'uyu munsi tubikoresha ikoranabuhanga mu ivuga butumwa. Yesu ntiyabivuze. Ariko impamvu tubikoresha uyu munsi ni uburyo buhari. Rero ntabwo nakubwira ngo gukora impinduka bigiye kurangira kandi isi igikomeje urugendo. Wize siyanse w'umuganga, isi ikomeje urugendo. Rero nta nubwo navuga ngo noneho kuba hari ibintu byahinduka mu itorero birahindutse, birarangiye. Icyakora turishimira aho impinduka zigeze. Ntabwo navuga ngo mu byo twifuzaga bikwiye guherwaho bihinduka, kuko mu gihe twatangiraga amavugurura harimo
ibyagombaga guherwaho. Mu byagombaga guherwaho iyo ndebye mbona hasigaye nka 5% yo y'ibijyanye n'impinduka. Ariko muzi ko impinduka nazo ubwazo hari igihe zizana izindi mpinduka. Hari igihe impinduka ubwazo wakoze zisaba kwabaho izindi mpinduka. Ikindi ntabwo itorero riri mu muryango waryo wonyine, riri mu gihugu. Haza andi mabwiriza n'andi mategeko areba insengero, areba amatorero mu gihugu. Iyo ibyo nabyo bikozwe, hari ibindi tuvugurura bijyanye n'uko ntabwo turi twenyine, turi ahantu hari andi mabwiriza yandi asohoka asaba ko habaho impinduka. Numva rero ni byiza ko twishimira aho tugeze, ariko icyo kuvuga ko impinduka ziri kurangira birajyana n'izindi mpinduka zigenda zibaho. Hari andi mabwiriza agenda asohoka bigasaba ko abantu bagira impinduka zijyanye nayo. Icyo kurobanura abagore ku nshingano ya gipastori mu gihe tumaze imyaka 85, mbere imyaka 85 ntimukefate nk'imyaka myinshi. Nta nubwo bitangiye kubarobanura, ntibitangiye muri uyu mwaka, ntibinatangiye no muri imyaka 5. Ngenza kuyobora ADPR nasanze abagore baramaze kugirwa abayobozi b'amatorero, arabavuga butumwa bibuye amatorero. Ubu twari dufite amatorero arenga 300 mu gihugu ayobowe n'abagore. Muzi aho duhera, hari igihe mu rusengero abagore bicara ukwabo n'abagabo bicara ukwabo. Hari igihe tuganira n'abantu bo muri Swede, aho itorero rya abamisiyoneri baje gutangiza itorero bari batutse mu gihugu cya Swede wa Pentecote, tuganira urugendo nabo bagize kuko bamaze imyaka irenga 30-40 barobanuye abagore kuba abapastori. Tuganira ku rugendo bagize, batubwiye amateka amwe bagize mu gihugu, aho mu gihugu cyabo abagore batari bemeye no gutora mu amatora asanzwe, gutora perezida cyangwa abandi, bitewe n'uburyo hari amateka ibihugu byinshi ku isi byagize yo guheza abagore. Nabyo abantu bakwiye gusesengura kugira ngo barebe impamvu yabyo. Ariko murabizi natwe mu Rwanda abagore badahabwa umunani, murabizi abana b'abakobwa batemererwa kwiga cyangwa badahabwa amahirwe yo kwiga. Ibyo byose rero ni amateka abantu bakwiye gusesengura, kurobanura abagore ku nshingano za gishumba mu itorero ADPR. Ntabwo si urugendo rutangiye muri uyu mwaka, ahubwo hamaze imyaka itandukanye abantu bareba mu biganiro by'uko abagore bagira inshingano z'ubuyobozi, inshingano mu nzego zifata ibyemezo. Ubu mu nama nkuru y'itorero ryacu 31% abari abagore, ndetse mu bayobozi bayo umwe akaba ari umugore. Rero ibi ntabwo kuba bagiye kuba abapastori ari ikintu gitangiye uyu mwaka, ahubwo n'urugendo rumaze igihe. Nuko buri rugendo rwose rugira umwaka warwo, ntekereza ko niyo bitaba ari umushumba mukuru iza uyoboye itorero, n'undi wese kuba ayoboye itorero uyu mwaka ye gusengera abapastori, kuko ni ibiganiro byatangiye mu gihe gitambutse, kandi tubona nk'igisubizo kuko mu bapastori bagiye kurobanurwa 33% yabo ni igitsina gore. Ibyo turabishimira Imana, kandi tubashimira uburyo ubona babyiteguye, uburyo ubona bafata inshingano yo gukora umurimo w'ivugabutumwa n'ibindi bikorwa bya gishumba. Pastor Claude mu byo yabashije nabigarutseho ku bitaro bya Nyamata, hari gahunda yo kubyagura yaratangiye, hari ibikorwa bihari. Yanagarutse ku banyetorero bagira ibitangazamakuru, kandi ugasanga rimwe na rimwe ibiganiro byabo biba ibyo gusenya kurenza uko byubaka. Hari n'abo usanga ibiganiro byabo ugasanga hafi buri cyumweru afite inkuru y'ikinyoma yakoze. Reka nkubwiye ko bamwe muri bo cyangwa benshi aba ari abantu bagiye bagira imyitwarire idakwiye n'ibyaha bakabahagarika mu itorero, babagarika mu itorero bagakomeza kwitira itorero, noneho bagahitamo kurisenya, kurisebya, kurivuga nabi. Hari n'abandi usanga rero biterwa nuko nta burere bafite busanzwe, kuko hari ibyo ubona kubona ni ukutubaha
ni ukutibaza ngo iyo mvuze ADPR ko ADPR si izina n'abantu ni umuryango w'abantu akwiye kubanza kureba mu maso abantu avuze ari bande ariko umuntu ugira ubushobozi bwo kureba mu maso abantu agiye kuvuga abafite uburere bwatuma hari ibyo atavuga. Iyo avuze ADPR ntabwo avuze izina, avuze abantu. Rero bamwe babiterwa n'uburere. Ikindi wavuze nyine nuko usanga hari ababiterwa no gushaka za views babone ya maronko. Hari nabona bakoreramo ibyaha igihe usanga abanyamategeko bari kuvuga ati abantu ko ibikari ibyaha bakoze, ndetse akaba n'igihe wibaza niba koko yaramaze kwegeranya azatunga umuryango we. Bega ariko ikintu nyine cyiza, namwe muba muri gospel, namwe abenshi muri hano muba muri gospel, kuko umuntu yakibaza kuko iyo bikoze kuriya tugira hari igihe abantu babyitira za social media. Muzumva ahantu henshi bakunda kuvuga kuri social media, bavuga ku ba YouTubers, kandi ugasanga impamvu babivuga mu ubwo buryo bigaterwa nabo bagenzi banyu bagira iyo myitwarire. ADPR yo kuba uyu munsi waza ukayivuga nabi, ukayivuga ugashaka ibinyoma uvuga, ntabwo bihindura iko, ntabwo biduhindura ibyo, ntabwo tubice uko icyo turi cyo turakizi. Ahubwo mwebwe b'abantu mubafasha gute? Ahangaha harimo uburyo abapasiteri bakwiye kubafasha mu kubagarura mu nzira nziza. Bamwe nk'uko babivuze baba baramaze guta iyo nzira y'ubukristo, abandi nta burere bafite mu buryo busanzwe, abandi badafite ikintu kibatangira. Rero ahubwo namwe mbabatumeho mujye mubafasha, kuko iyo bitwara gutyo abantu namwe barabibitirira. Abantu bagira ngo niko abantu bo muri social media bakora, ariko ndabizi ko harimo n'abandi benshi bakora neza, tubishimira. Rero abo kuko muhuje umwuga, mujye namwe mwicarana nabo mubabwire ati muri gusebya umwuga wacu, muri gusebya izina ryacu. Ahubwo nanjye nari kukubaza ikintu mubakorera, kuko bamwe nta nubwo bakiza no mu rusengero, nta nubwo bakita abapasiteri bahamagaye, ahubwo mwebwe mubamuhurira nyine kuri iyo mihanda. Yego, ubwo rero aba rero mureke ntibakaduteshe umwanya. Ikindi dukwiye gukomeza gufasha abakristo n'abanyarwanda ariko muri rusange, kuko mu bihe byashize bavugaga murabona sound proof dushyira mu nsengero kugira ngo bitasakuriza abantu. Ndi kwibaza ati ariko sound proof izajya mu kirere yo niye ko mbona hari igihe abantu basakuriza abantu mu nkuru zikorwa zitari zo. Mbega abantu nabwo ntekereza ko ababishinzwe mu gihugu bashinzwe by'amategeko, kuko turi mu gihugu kibariza amategeko, turi mu gihugu kidashyigikira ko abantu bajya hariya ku karubanda ngo batukane, batuke imiryango, basebeye, baharabike abandi, babeshyira abandi. Rero dutekereza ko ni ibintu bishinzwe abantu batandukanye, nabo bazagenda babikurikirana. Icy'abahanzi bato nakivuzeho, ariko wagarutse no ku cyo cy'abaririmbyi witwa Vestina na Dorcas. Batangira umurimo mu itorero ryacu muri Rembo rwa Muhoza. Hari icyo baje cy'umwihariko cy'uwashatse gukora ubukwe. Vestina, mbega ibyo ni ikinyoma. Nigeze numva n'umuntu wita umupastori wabivuze ko mbega akora inkuru yose, ibyo yavuze byose yarambeshyeye. Vestina nta nubwo ndahura nawe uvuze ngo yaje mu biro byanjye mbega uretse ko nta nubwo twanga gusezeranya abantu, tubagira inama, tubaganiriza, dukunda urubyiruko, dukunda umuryango. Umuntu wese wabivuze muri ubwo buryo, rero muzabanze mushake muri ko hari n'ikindi kizima ajya avuga. Mbega nimubona umuntu wagiye ku karubanda agakora inkuru y'ikinyoma kandi rwose ashishikaye, muzabanze murebe n'izindi yakoze, murebe ko hari ibindi bizima ajya avuga. Naho hari n'igihe mubimbaza mukambwira ati umuntu ubu hari uherutse kumbwira tise ko twumvise ko abapastori gusengera abapastori babihagaritse. Nibyo noneho uwo muntu wese wabikubwiye hari ibindi bintu ajya avuga ari bizima.
mbega hari ikindi kintu wumvishe kumva hari ikindi kizima yavuze ku buryo ikintu cyaba kibaye cya kabiri. Rero ntimukajye mutinda ku bantu batagira ibintu bizima, ubwo mujye muhita mwe kuvuga ibizima kuko hari igihe usanga n'abantu bakurikira izo nkuru z'ibinyoma kuko namwe mutafashe umwanya wo kubwira abantu ibibubaka. Dukeneye gufasha umuryango nyarwanda kubona inkuru nziza zivugwa. Dushimire Emi wo kwihumure yabashe ku Kigega Siko. Ikigega Siko yavuze ko nawe hari ayo yatanze ngo yagurishije ihene ko se Emi yarazobaye koko ariko wasanga hari ikindi kirwa iheneye. Bo mu bihe bishize kuko urumva Ikigega Siko ni ikigega cyashizweho n'abantu ku giti cyabo bagira imigabane n'itora rigiramo imigabane. Kimwe mu bintu byabaye nuko abantu benshi bemeye gutanga imigabane ariko ntibayishyura. Bega habaye kwiyemeza amafaranga abantu bazatanga ariko abatanze bemeje aba makeya ataratumye ikigega gikora. Bega ayatanzwe ari munsi ya 2% yagombaga gutangwa. Urumva niba abantu biyemeje gushyira hamwe amafaranga ngo bakore, noneho bakagira kwiyemeza, umuntu avuga ati nzatanga 5,000,000, nzatanga 200,000. Hari kwiyemeza ni kimwe, ari n'abantu tuya tuganira tugasanga icyo ari kwishyuza nawe yiyemeje ntabwo ariyo yatanze, ariko hari na bake nyine bafite ayo batanze. Muri iyi minsi ishize habaye kuvugurura abari bagize urwego rw'ubuyobozi bw'ikigega kuko urumva ikigega ADPR niyo ifite muri imigabane. Rero hari urwego rw'ubuyobozi bwacyo bahawe inshingano zo kugira ngo bafashe uburyo bwo kugisoza bafatanije n'abanyamuryango batanzemo ya migabane. Ndumva niba nawe hari watanzemo kuri ya list bavuze nayo bazaguhamagara. Hari gahunda yuko abagize icyo batangamo bicara bakaganira bakareba uburyo kibwo kubisoza. Ariko ikibazo kinini cyabaye nuko harayo abantu biyemeje gutanga nyuma yo kwiyemeza ariko abayatanze baba bakeya, ariko nacyo kiri mu bintu bigomba kurangira. Yagarutse ku cyo kubana wa pastori aho yavuze ko ari imyaka yagiye ibaho abantu bagasengerwa ku nshingano za pastori bitewe n'ikintu batanze. Tubaza uyu munsi uburyo bimeze. Cyo nakwizeza nuko uburyo bukoreshwa umunsi mu kubana wa pastori ni uburyo bushingiye ku muhamagaro, ku buhamya, ku bushobozi bw'umuntu. Nta muntu wahabwa inshingano za gipastori bitewe nuko hari icyo yatanze. Kandi mu kubarobanura bica mu bapastori muri paruwase bikaza ku rugo rw'urembo bikajya mu nama nkuru y'abashumba tukanabereka abakristo. Iyo tuberetse abakristo nabwo uwaramuka agaragayeho ko afite ubuhamya bubi kugeza umunsi ari busengerwe yabyamburwa. Yewe mu mabwiriza yacu anateganya ko nubwo yari amaze gusengerwa hakagaragara ko hari ikintu kitamenyekanye mbere igihe cyamenyekanira cyose kandi icyo kintu kigiye gutuma adahabwa ubupastori nabwo yabwamburwa, kubera ko ubupastori ntabwo ari umurimo nk'akazi ahubwo ni umuhamagaro ujyanye no gufasha abakristo gutera imbere mu buryo bw'umwuka. Yagarutse no ku kindi cy'insengero babona zitazakomeza kubaho nk'uko twabigarutse mu bihe bishize. Twagize umwanya wo kuganira n'amatorero kureba ngo ni izihe nsengero tubona zakuza ibisabwa kugira ngo zishyirweho imbaraga no kureba izindi tubona zitazabyuzuza kugira ngo zihuzwe, ayo matora ahuzwe. Icyo cyarakozwe. Ikindi rero nicyo kwibaza, hamwe hari ibikorwa hatazakomeza kuba insengero, ese bizagenda gute? Uburyo bizagenda, hari amatsinda y'abantu bafite inararibonye ritandukanye mu bikorwa by'iterambere ariko kugenda areba buri hantu hakorerwa iki. Birashoboka gusanga ahantu hatazaba urusengero ariko hakaba haba ikindi gikorwa, haba se ECD irerero cyangwa se hakoreshwa ibindi biteza imbere baba Kristo na rya torero. Hari n'amabwiriza agenga uburyo bikorwamo bihereye hamwe cya gikorwa cyari giherereye, babasha gusaba ko hakorerwa ikindi kintu bigaca mu nzego zibishinzwe bakabihabwa. Twibutse ko ya mitungo yose ahiri hose mu gihugu ni yitorero kandi ADPR ni itorero rimwe
ntabwo ari umutungo w'umuntu ku giti cye, si umutungo wa runaka, ni umutungo w'itorero. Byose bizakorwa mu rwego rufitiye itorero rya ADEPR muri rusange inyungu, kandi birifasha kugera kuri cya cyerekezo cy'itorero. Yagarutse ku mpinduka iyo zibaye hari abashobora guhungabanywa nazo, ndetse kina Bobo yakigarutseho. Buriya hari iyo abantu bari mu mavugurura no mu impinduka zikorwa mu byiciro bine. Icyiciro cya mbere ni icyiciro twita mu cyongereza formation ni uko abantu baba barebana ibiki bikwiye kuvugururwa. Icyiciro cya kabiri ni icyo twita familiarization, ni uko abantu bamenyera bya bindi ibyavuguruwe, za mpinduka zabaye. Icya gatatu tukita foundation, ni uko abantu bakora ibikorwa bijyanye n'impinduka zabaye. Icya kane ni fruition, ko abantu batangira kubona umusaruro n'ibyiza biva mu mpinduka zabaye. Kenshi abantu niko bameze, buriya abantu bakunda impinduka baranazishaka, ariko iyo zitangiye kuba abantu bagira umwanya wo kurwana nazo. Bega umuntu abakubwira ngo ibintu bihinduke, ariko bitangiye guhinduka, iyo umubwiye ngo noneho we hinduka, ahita akakubwira toya tiyahinduka ibindi, ariko ngewe ntimubona n'ubu nuko mwasanze hano hateguye. Iyo mugisanga hadateguye gutya, hari n'undi we kuvuga toya twicare turebiriya, cyangwa mbega umuntu kenshi abantu bameze gutyo. Rero iyo impinduka zitangiye, hari abarwana no kubyanga nyine. Abarwana no kubyanga ni icyo twita denial, kumva bidakwiye kubaho. Cyane cyane hari n'igihe impinduka ziba nk'uko wabivuze, bikaba abo bigiraho ingaruka. Tuvuge abantu basanze hari inzego nyinshi, zimwe zikavaho. Iyo zivuyeho byanze bikunze akaba abantu bagira imyanya batakaza, wa muntu ntabwo azabyishimira, kandi impamvu atabyishimiye hari inyungu ze bwite zakozweho. Kenshi ibintu bivuna mu mpinduka si uko ibyakozwe bitafitiye inyungu itorero muri rusange, ahubwo uvunwa nazo ni uko hari ikintu cye bwite cyakozweho. Rero hano niyo mpamvu uburyo ki bwo gufasha abantu, ni uburyo abantu barushaho kumva ADEPR nk'itorero, kurenza uko abantu igihe cyose barwana ku nyungu z'umuntu runaka, inyungu ze bwite, kuko zibasha gukorwaho. Kandi impinduka ntiziba mu itorero gusa, ziba mu nzego zitandukanye mu gihugu. Rero hano uburyo ki bwo gufasha abantu kwakira impinduka, ubwa mbere n'ubw'umuntu ku giti cye. Buriya uburyo bwo gufasha umuntu ko yakira impinduka, ni uko ubwa mbere umufasha nawe kwibwiza ukuri, ko hari ibintu nyine bihinduka, bishobora guhinduka. Rero ibyo kandi bikanajyana nuko ikituzana twese mu itorero ni ukuba abakristo, ni ugusenga, ni uko umuntu wese yumva ijambo ry'Imana, ni uko umuntu wese aba urugingo rwa mugenzi we. Ari nacyo abantu bakwiye gukomeza kwitaho, ko wa muntu nubwo hari icyo yari afite. Tuvugiye mu minsi ishize hari abantu bambuwe inshingano zo kuyobora amatorero kuko batujuje ibisabwa. Hari amashuri asabwa kuri uwo mwanya atujuje. Turi mu gihugu, turi mu muryango ugira n'amabwiriza atandukanye. Niba umuntu yarayoboye itorero, kuyobora itorero hari izindi nyungu zari zibirimo zirenze nuko akora umurimo w'Imana. Niba habaye impamvu zitumye wa mwanya utakaza, ibyo ntibiba ku itorero gusa. Namwe nimukurikira mu gihugu muzasanga mu nzego nyinshi ibyo bijya bibaho. Muzumva ahantu habaye reform, habaye restructuring, amavugurura atandukanye, akaba yatuma hari abantu batakaza imwe mu myanya bari bafite. Iyo ibyo bibayeho rero, mu bintu bikwiye nuko dukwiye igihe cyose gushaka babantu ari kubafasha, ari kubaganiriza, ariko nabo akifasha, kuko Imana iduha umugisha ntabwo duhera mu kintu kimwe gusa. Imana iyo iguhamagaye iguhera umugisha mu bintu bitandukanye. Yavuze ku cyo kuboneza urubyaro. Twigisha abantu ko bakwiye kubyara abana bashoboye kurera. Ibyo tubitoza abantu, cyane tubigarukaho igihe twigisha abagiye ku bana, kuko ijambo ry'Imana Pawulo yabwiye Timoteyo ni uko umuntu udashoboye kwita kubo mu rugo rwe ngo abamenyereye bakwiye, aba ari mubi kurenza utizera. Ni nayo mpamvu ikintu gikomeye ni uburyo ki buri muntu wese ufite umuryango, ufite abana, akwiye guharanira icyatuma b'abana babaho neza, abitaho, ababonera ibakwiye. Mbega ibyo bikwiye kuba binamufasha gutekereza mu gihe atekereza kubyara, kuko Imana yaduhaye ubwenge, yaduhaye gutekereza. Ntabwo turi abantu babaho mu buzima budatekereza,
turi abantu bo mu buzima butekereza, kuko turi abantu nyine yahaye ubwenge. Ukwiye no kwibaza ku cyemezo cyose ufashe, n'ufashe icyemezo cyo kubyara ukwiye kuba unatekereza ku nshingano zijyanye no kurera abana uzabyara. Ikijyanye no kwita ku bantu bagize divorce na Daniel yakigarutseho cyane, yavuze ikintu cyo kwitabwaho cyane. Tugira gahunda za counseling, ariko abantu bakwiye kureba, birashoboka ko usanga abantu batandukanye ku mpamvu nyine zitandukanye. Iyo twigisha umuryango naho dushyira imbaraga nuko twifuza ko abantu babana. Ntabwo itorero rishyigikira ko abantu bakora divorce, ariko basha kuba impamvu umuntu agatandukana no bashakanye, impamvu zijya zibaho. Icyo gihe rero ko bisiga ibikomere kuri we no kubana, ni byiza ko muri ya gahunda y'ibiganiro mfashabugingo na counseling, abashumba ndetse no muri za ministeri z'umuryango hakomeza gushyirwaho uburyo bwo gufasha abantu bagize ibibazo, cyane no kwita kuri ba bana bakuriye muri ibyo bikomere. Si n'abagize ibibazo bya divorce gusa, hari n'ibibazo bindi. Ngira ngo ni icyifuzo cyiza, turi burebe uburyo kikitabwaho, uburyo hashyirwa imbaraga muri gahunda za counseling ku bantu bagira ibibazo bitandukanye. Igihe usanga umuntu yagize ibibazo by'igihombo gikomeye, umutungo yari afite ugatezwa cyamunara, ubuzima bugahinduka ku buryo aba akeneye ubundi bufasha bwihariye. Rero ni igitekerezo cyiza. Ikindi kandi ni nakivuzeho uburyo bwo gufasha abantu kwakira impinduka. Kimwe ni uko impinduka zihoraho kandi mu buzima bw'abantu bose, si no mu itorero gusa. Uburyo bategura, uburyo baganiriza, ndetse n'abayobozi b'amatorero bashya twagize umwanya wo kuganira nabo, uburyo kibakomeza gufasha abantu bagenda bagerwaho n'impinduka. Si no mu itorero gusa, kuko itorero ntabwo ryakira abantu bo mu itorero gusa cyangwa bagizwe n'impinduka mu itorero gusa, rinakira n'abagizwe n'impinduka mu bundi buzima butandukanye. Uburyo rero abantu bashyiraho uyu murongo wo gufasha abantu bagirwaho ingaruka n'impinduka n'ibindi bibazo. Hari igihe mu gice runaka ujya kumva habaye ibiza, umuntu akaba yari afite inzu n'ibindi bikorwa, hakaza umwuzure ukabitwara. Uwo muntu byanze bikunze akeneye counseling, akeneye ubundi bufasha. Hari ubufasha bujyana no kongera kumufasha kugira ubuzima, ariko hari n'ubufasha bwo kumuhumuriza nk'uwahuye n'ibi bibazo. Yasoreje ku cyo kubaza uburyo bwakoreshejwe kugira ngo amakuru atanzwe cyangwa se inama zibaye ntuhite kuzisanga hanze. Uburyo bwakoreshejwe nuko nyine abantu babonye ko ari bibi, ubu no kubikora ni icyaha, kandi turanabyishimira, tubishimira abo dufatanije bose. Bwa nimuzumva umuntu ababwiye ngo amakuru nayabonye atariho ivumbi, azaba babeshya. Umuntu uzumva umwe ati ngewe regional arabimbwiye ko inama iri kuba, azaba babeshya. Abantu dufite ntabwo bari ku urwo rwego. Mbega umuntu uri ku rwego rwo kuba mu nama dukora, ntabwo ari ku rwego rwo kujya kuvuga ibiri kuberamo. Mbega umuntu uri ku rwego rw'uko twicarana mu nama turi mu biganiro, nta nubwo aba ari ku rwego rw'uko, kuko hari umuvugizi w'itorero ushinzwe gutangaza ibyemezo by'itorero no kubimenyekanisha. Umuntu muzumva babwiye ngo inama iri kuba kandi ibyavugiwemo nabimenye, mbega uwo muntu azaba, niba atazaba akora akazi k'ubupfumu, azaba aragura cyangwa ari umubeshyi, kimwe muri ibyo. Ariko impamvu nyine nta kindi kirenze kuba abantu bari mu nzego zikora inama. Mu biganiro twagize ni uko iyo umuntu tumuhamagaye mu nama akabwira ibiri kwivugirwamo abantu batayijemo kandi adafite inshingano zo kubibabwira, aba afashe icyemezo ko abantu bamwibeshyeho kumuzana. Uwo muntu turamutse tumumenye ayivamo,
mbega niba naguhamagaye tukaganira ukaba hari ibyo tuganiriye tukumvikana ko ibyo bintu ari ibyacu, iyo bisohoye tutabyumvikanye uba wiyemeje ko tutazongera guhura ngo tuganire. Mbega ntabwo uri ku rwego rwo kwicara muri iyo nama. Ndumva nabashimira cyane, nababwiye ngo ibyo mwambajije nubwo byari byinshi ariko munafite n'ibisubizo byabyo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Sinzi niba mwatwemera tugafata indi raundi mu minota mike dufite kugira ngo kuko n'amasaha yagiye twafata nk'abantu babiri. Murakoze cyane. Munyemerere turimo dusoza, mushumba mukuru, mwongere kudunyuriramo bimwe mu bikorwa birangaje imbere ku gusoza umwaka, ndetse munagire message mugenera abanyetorero binyuze kuri bitangazamakuru twari turi kumwe, muze no gusoza mudusengera muduhesha umugisha. Murakoze cyane. Ibikorwa biri imbere muri kono kwezi kwa 12, igikorwa cya mbere ibikorwa bibiri bifatanije, ni igikorwa cyo kwizihiza imyaka 85 itorero rimaze, kandi kizaba kinajyana no kureba icyerekezo dufite cy'ibikorwa aho twifuza kugira kugeza 2050 nk'itorero. Icyo gikorwa kikaba kizanahuzwa na gahunda yo gusengera abapastori bizakorerwa mu ndembo zose nk'uko nabivuze. Tuzatangira kwa kabiri ku itariki 9, tukabatumiye hariya aho bita kwitaba, niho umuhango wo kurobanura abapastori uzabera, kandi muri urwo rurembo tuzaba turi no kwizihiza imyaka 85 itorero imaze, tureba ibyagezweho muri urwo rurembo, ariko tunareba ibikorwa by'ingenzi abantu bakwiye kwitaho mu myaka iri imbere. Kuri kwa gatatu ku itariki 10 tuzaba turi mu rurembo rwa Nyabisindu, tuzaba muri paruwasi ya Ruhango, naho turabatumiye nabwo muzaze twifatanya n'ururembo rwa Nyabisindu mu gikorwa cyo kurobanura no guhinshingana abapastori, kandi tunizihiza imyaka 85 tunareba aho tugana mu yindi myaka iri imbere kugeza 2050. Tuzakomeza Igicumbi, naho turabatumiye ni hariya hafi namwe, kandi ntimuzahabure muri urwo rugendo rwo kwizihiza imyaka 85, ariko no kurobanura guhinshingano abapastori muri urwo rurembo. Tuzakomeza ubwo ahazaba ari kuwa 4, kuwa 5 tuzaba turi mu rurembo rwa Ngoma mu karere ka Ngoma muri paruwasi ya Nyamugari, naho mu gikorwa cyo kwizihiza imyaka 85 itorero rimaze muri urwo rurembo, ariko tunaganira by'umwihariko aho tugana imyaka iri imbere, tunasengera turobanura abapastori muri urwo rurembo. Kuwa 6 kuri 13 nabwo tuzaba turi i Nyagatare, mu rurembo rwa Nyagatare, niho tuzahurira mu gikorwa cyo kurobanura abapastori, dushimira Imana imyaka 85 itorero rimaze, tunareba muri urwo rurembo niho dukwiye kugana n'ibiki dukwiye kwitaho mu gihe kiri imbere. Ku cyumweru mu gihugu hose kuri 14 azaba amateraniro adasanzwe yo gushimira Imana by'Imana yakoze muri iyi myaka itambutse, ariko harimo no gusenga kugira ngo Imana ikomeze guha umugisha, guha igihugu cy'u Rwanda umugisha, kwagura itorero mu yindi myaka iri imbere. Kuri 15 azaba ari kuwa mbere i Nyarugenge, nabwo mu rurembo rwa Kigali tuzahahurira tuje gushimira Imana imyaka 85 muri no rurembo, tuje kurobanura abapastori, nabwo turabatumiye ntimuzabure. Kandi tuzahita dukomereza mu rurembo rwa Muhoza hariya Musanze mu bikorwa nk'ibyo kuwa 2, dushimira Imana imyaka 85, tureba aho tugana mu gihe kiri imbere, ariko kandi tunarobanura abapastori dutanga inshingano. Azaba kuwa 2 kuri 16. Kuri 17 tuzahurira hehe? Ni i Rubavu, mu rurembo rwa Rubavu, mu bikorwa nk'ibyo tuzatwakoza ahandi, kurobanura abapastori imyaka 85 tumaze, kureba imyaka 25 imbere twifuza kugana he. Kuri 18 duhurire Gihundwe, mu rurembo rwa Gihundwe Rusizi, nabwo tuzaba twikwizihiza imyaka 85 itorero rimaze.
murabizi naho ryatangiriye, noneho tugire gahunda yo kurobanura abapastori muri urwo rurembo, ariko tunareba ngo nihe twifuza kujya mu myaka 25 iri imbere. Tuzaza ku itariki 20 hano i Kigali, hano ku Gisozi, twakorere ikindi gikorwa gihuje bya bikorwa byose ku rwego rw'igihugu, nabwo tureba imyaka 85 niki idusigiye mu myaka 25 iri imbere, nihe twifuza kujya. Muri ibyo bikorwa byose turabatumiye, tuzaba turi kumwe n'abafatanya bikorwa bitorero, tuzaba turi kumwe na bamwe mu bamisiyoneri bagize uruhare mu gutangiza umurimo w'Imana hano mu Rwanda, bavuye mu gihugu cya Swede, n'abandi bafatanya bikorwa batandukanye. Aho hose mu gihugu ni umwanya wo guhimbaza Imana, wo kuyishima. Ni ibikorwa tubahamagarira mwese kwitabira. Murabyumva ko mu mpera z'umwaka dufite ibiterane bya Noheli, dufite bonane. Mboneho gusoza uyu mwanya bifuriza gusoza uyu mwaka neza wa 2025, kandi umwaka wa 2026 uzabere mwiza. Turabakunda, tubifuriza ibyiza, kandi 2026 turizera ko tuzafatanya ibikorwa byinshi byo kwamamaza ubutumwa bwiza, ariko no guharanira icyatuma abanyarwanda, abanyetorero bakomeza kugira imibereho myiza. Murakoze cyane, Yesu abahe umugisha. Mureke dusenge dusoza, kamasabe dusenge duhagurutse. Kandi namwe mu b'amahoro ndashaka gusengera abantu bari mu mwuga w'itangazamakuru. Buriya abantu mukora akazi ko kuvuga buri munsi no kwandika, Imana ijye ibafasha mubikore neza, kandi mujye mubikora igihe cyose muzirikana ko mufite umuryango, mufite abazasigara bakurikirana ibyo mwavuze, kugira ngo Umwami Yesu akomeze kubaha wisdom yo gukora umurimo Imana bahamagaye kugira mu ukore neza. Imana turagushimiye ku bw'uyu mwanya, twongeye gusabira umugisha itorero, kandi tugushimira ko uyu mwaka wabanye natwe mu bikorwa bitandukanye. Turasabira umugisha igihugu cy'u Rwanda, tukigushimira ko waturinze, warinze ubuyobozi bwacu, mukuru w'igihugu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'umuryango. Tugushimira inzego zitandukanye bafatanije umunsi ku wundi. Tugushimira ko waduhaye amahoro, duha umutekano, duha ubuzima, komeza guha ibyiza u Rwanda n'abanyarwanda. Uyu mwanya kandi mu gihe dusoza uyu mwaka, tugasabye ngo duhe kuwusoza neza, turi amahoro, duhe kubona ibyiza mu gihugu cyacu. Umugisha bifuriza u Rwanda amahoro, uruhe abafatanyabikorwa beza, abagira umugambi wose wo kurwangiza, igihe cyose ujye uburizamo inama n'imigambi yabo. Tubasabira itorero umugisha, itorero ryawe mu gihugu cy'u Rwanda, komeze kuriha gukora ibikwiye byiza byubaka umuryango nyarwanda. Kandi dusabiye n'imiryango yacu, araba turi kumwe uyu mwanya, bakora umurimo w'itangazamakuru, ndetse n'abafite izindi mpano zitandukanye. Dusengeye imiryango yabo n'ibyo bakora kugira ngo babikore bahesha izina ryawe icyubahiro, kandi ujye ushyigikira intambwe zose dutera. Komeze kuduha umugisha, bikorwa twavuze dufite mu mpera z'umwaka turabisengeye, kugira ngo byose uzabane natwe, uzaduha ibyiza aho bizakorerwa mu gihugu hose. Uzaduhe bibi bikorwa bihesha izina ryawe cyubahiro, kandi abazabibamo byose bazabona umugisha wawe. Byose tubisibye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.